Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwe mutwumva kandi muri hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye nge ubasuhuza nitwa mwene so Theophile byo gusenga mumfashe nge namwe tuganire ku ngingo nkeya ariko zituma tuba abizera tuba abakristo tuba abanyarwanda abo bose mbibutsa neza ko kubura umuntu ufite uri uyu munsi wa none by'umwariko kandi utekereza ibiri hejuru kandi byinshi cyane by'umwariko w'umukristo nyakuri ugomba kuba ufite indangagaciro zikuranga ugomba kuba ufite indangagaciro by'umwariko uko wabayeho uko wakuze ibyo byose nibigomba kugufasha kuba uri umwe mu bantu bafite indangagaciro nziza ikindi kuba ufite imico y'igihugu cyawe uyu munsi dufite ndi umunyarwanda ibuka neza ko turi abanyarwanda ibyo byose ni ibyaguha indangagaciro zishobora gutuma uba uriwe mwiza kandi uyu munsi wa none noneho hakaza itorero ryatubyaye ntago nzi itorero usengeramo cyangwa se ntago nzi idini usengeramo ariko idini usengeramo cyangwa se itorero usengeramo iryo naryo riri mu byagufasha kuba uri umwe mu bafite indangagaciro zishobora gutuma utanga umusaruro ku gihugu cyawe utanga umusaruro ku muryango wawe utanga umusaruro ndetse no kubakuzengurutse reka mbisurize kandi mbahe ikaze cyane by'umwariko ntabwo nirengagiza abafite ibibazo bigiye bitandukanye abarwaje abarwayi abari mu mazu y'amagororero abari hirya no hino abari kugenda mu ngendo zigiye zitandukanye mwese ndabasabira ngo Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubana namwe by'umwariko mwe mwahisemo gukurikira umuyoboro wacu wa Kwiringira TV mu kazi kanyu aho mugenda Imana ikomeze kujya ibahira muri byose ngiye nitwa Theo ndagarutse kandi nkuko nakomeje kugenda mbibabwira kugira ngo dukomeze kugenda tuganira hamwe turebera hamwe ibyubaka itorero mbahe ikaze cyane mu kwezi kwa karindwi murabizi neza ko isi yose abanyarwanda abanyafrika twese twari duhanze amaso muri leta zunze ubumwe za Amerika aha haberaga amatora yo ku rwego rw'isi yose hari kurebererwa hamwe uburyo nanone itorero ry'Imana ryakomeza kuba itorero rihagaze kandi ry'ukuri aho kandi muzi neza ko mu ngendo zigiye zitandukanye aho abisirayeli baga bari hose aho intumwa zabaga ziri hose zabaga zifite umuyobozi Bibiliya iti ntabwo muri abanyu ngo mwigenge niyo mpamvu uyu munsi natwe dufite cyangwa se tugira abayobozi bagiye batandukanye niyo mpamvu uyu munsi natwe aho turi hose aho tugaragara tugomba kuba dufite abayobozi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite nyakubahwa Perezida Paul Kagame tukagira ba mudugudu tukagira abanyesibo tukagira umuyobozi w'umudugudu w'akagari uw'umurenge uw'akarere uw'intara rero mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi naho haba ibyo byiciro byose ku rwego rw'isi haba hari umuyobozi uyoboye itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu kwezi kwa karindwi rero habaga amatora by'umwariko muri leta z'ubumwe za Amerika hariya mu nyubako ya St. Louis iyi nayo ni inyubako yakomeje kugenda igarukwaho ivugwaho bati kuki abizera b'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bagiye gukorera ibiganiro nk'ibi ngibi mu nyubako y'abatagatifu mu nyubako yitiriwe abatagatifu ni mu mujyi ni inyubako iri mu mujyi wa St. Louis ni ukuvuga ngo ni inyubako yaberaga ni nk'uko twavuga uyu munsi Convention Center ni nk'uko twavuga Intare Convention ni nk'uko twavuga inyubako zigiye zitandukanye so nabyo ntabwo iriya nyubako ifite aho ihuriye n'abatagatifu ntabwo ndi umuvugizi w'itorero ariko ayino ndabizi neza ko ndi umwe mu bagomba gutanga umusanzu wanjye mu kubaka itorero nawe uri umwe mu bagomba gutanga umusanzu wawe ku itorero niyo ntego ya buri umwe wese reka ni iyi nama rero yaje gusiga haganiwe maze amatora
session yaje gusiga Pastor Ted Wilson maze atongeye gutorerwa kuyobora itorero ry'Abadiventiste wa karindwi, ahubwo uwitwa Elton Kora uyu aza guhabwa inkoni yo kuyobora, yo gutwara itorero ry'Abadiventiste wa karindwi muri iyi si yacu. Bibutse neza ko ntabwo aba ari wo muyobozi, kuko umuyobozi mukuru w'itorero ni Yesu Kristo. Murabyibuke neza nanone uyu Elton Kora mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 26 yari hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwariko yarimo azenguruka muri iyi diviziyo yacu, cyane ko yavuye mu Rwanda ajya mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko ibyo byose kwari ukurebera hamwe, ari gusura, ari kugenzura uko amayiniyo, uko amadiviziyo ahagaze akora. Ntekereza ko ari urugendo rwari rumugoye. Murabyibuka neza cyane, hari amatorero yagiye asura, yasuye nka Nyamirambo, yasuye nka Kacyiru niba mbyibuka neza, ari amatorero amwe namwe yagiye asura mu rwego rwo kugira ngo arebe aho agomba gucumbukurira umurimo. Uyu ni Elton Kora kandi wari ufite intego ngari. Ku ruhande rwanjye njye narabibabwiye, ntago ndi umusesenguzi mugari, ariko narabibabwiye ku bakunda gukurikira ibiganiro byacu. Mu ntego ye uyu mugabo yari amaze imyaka myinshi n'ubundi akora muri GC, muri department ihagarariye urubyiruko. Yarazi neza icyo agiye gukora. Uyu ni umwe mu bagabo navuga ko ibyo yiyemeje biri kuba successful. Ibi ndaza kubaha impamvu zigera kuri 3, kandi hano mu Rwanda cyangwa se muri diviziyo yacu muraza gusanga bimwe mu byo yemeje umugabo biri gushyirwa mu ngiro. Ni inama. Hanyuma yaho mu kwezi kwa 10 nanone hongeye kuba inama yaberaga hara muri GC iri kurebera hamwe imikorere y'itorero, amadiviziyo agiye atandukanye n'amayina agiye atandukanye, ari kuzana raporo uko bagiye bakora, kuko haba umuyobozi wacu wa diviziyo yacu Dr. Brasius Ruguri yari hariya muri Amerika, ndetse na Dr. Pastor Byiringiro Hesron uyoboye cyangwa se utwaye itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, nabo bose bari hara muri Amerika, aho baba bari kuganirwa uburyo itorero rigomba gukora muri iyi manda cyangwa se muri imyaka 5. Reka icyo ntago ari cyo kinzanye, ahubwo kwari kugira ngo ngende mbabwira etape by etape. Na amatora kandi cyangwa se ni session yaje gusiga Brasius Ruguri yongeye gutorerwa kuyobora itorero ry'Abadiventiste wa karindwi muri iyi diviziyo yacu, ariko haza kwiyongeramo aba department bagiye batandukanye, abayobozi bagiye batandukanye, by'umwariko mu yindi myanya, aho twabonyemo nk'Abanyarwanda, nk'umunyarwanda umwe wagiye kuba umuyobozi w'icyiciro cya JIA cyangwa se icyiciro cy'urubyiruko, by'umwariko muri iyi diviziyo yacu. Nabyo ni amashimwe, burya naryo riba ari ishimwe. Muzi ko ubundi twari dusanzwe dufitemo umunyarwanda ushinzwe icyiciro cy'amafaranga cyangwa se ushinzwe comptabilité. Ni ibyo nabyo ryari ishema ku Banyarwanda, ryari ishema kuri twebwe. Nabyo rero nibyo tuba tugomba gushimira Imana. So naho mu minsi yashize hahari kubera amatora, hamaze n'amatora amaze iminsi igera kuri 5 arangiye. Murabyumva neza ko ni uruhererekanye, ntabwo ari amatora, ahubwo ni ibiganiro byo kurebera hamwe uburyo amadiviziyo nawo muri iyo nama haba ari kugaragazwa uburyo amadiviziyo yagiye akora, bari gutanga raporo diviziyo. Birumvikana nka amayiniyo amaniri kugenda atanga raporo, ari gutanga raporo, cyane ko bihera muri GC aho amadiviziyo n'amayiniyo bijya gutanga raporo, ariko bikamanuka bikaza no muri iniyo yacu, nako muri diviziyo naho bikagenda bityo bagatanga amaraporo, amayiniyo akagenda atanga raporo. Ibi byose turabishimira Imana, kuko ntabwo aya makuru akenshi twayamenyaga, ariko uyu munsi dusigaye kugira ngo tuyababwiye, nuko tuyamenyera ku mbuga zigiye zitandukanye z'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Kuri nge ni igitego cya mbere uyu Elton Kora yaba ari gutsinda, cyangwa se yaba yarabashije kugeraho mu byo yaba yariyemeje. Reka nigarukire uyu munsi wa none. Uyu munsi muri iniyo y'u Rwanda hateganyijwe, uyu munsi uri kumvira ikiganiro ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11, hari kureberwa hamwe uko
amafield yagiye akora, uko nengivanga conference twebwe na uko amafield yagiye akora. So byumvikane neza ko hashobora kongera gutorwa abapasitoro firida agiye atandukanye bakavugururwa. Reka nongere nka hano mu Rwanda, nongere mbabwire icyo Elton ikora mu byo yiyemeje nabyo byaragezweho. Ibiganiro bigiye bitandukanye byaberaga muri diviziyo byabaga online. Ngira ngo ugiye kuri YouTube kubumva icyongereza mwacamo mukagenda mwumva ibyagiye biganirwaho, ariko nta bindi biganiro, ni ibiganiro byo kubaka itorero. Uyu munsi wa none mu Rwanda naho ni amateka, n'ubwa mbere mu mateka. Nshimira by'umwariko umuyobozi na timu ngari w'icyiciro cy'itangazamakuru Pastor, uyu munsi wa none ni Pasiteri Onesphore yadusoneye ku muhati n'imbaraga bari kujya bashira mu bino bintu kugira ngo basohoze icyifuzo cya Elton ikora. Mu by'ukuri umuyobozi yifuje icyifuzo cyangwa se akakigeza mu bantu, ariko abo bafatanyije ntibabishyire mu ngiro, ndakeka ntabwo byagerwaho. So ibyo byose ni mikorani yo ku rwego rwa GC kumanuka kugeza mu itorero. Uyu munsi wa none rero hateganyijwe ku itariki ya 10 hateganyijwe inama. Iyo ni inama igomba kurebererwamo nanone ibyiciro, ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse no kuvugurura iby'itorero riba ryaragezeho mu myaka 5 kugira ngo ibyo bintu bikomeze bigerweho. Uyu munsi rero niyo nama iteganyijwe, hari amakuru mwagiye mubona ajya atandukanye. Uyu munsi rero nibwo iyo nama ku itariki ya 10 yatangiye, cyangwa se igiye gutangira mu kanya saa 3 saa 4 gutyo. Ngira ngo hari kubari kutwumva mwabasha kujya ku rubuga rugari rw'umuyoboro wa radio Ijwi ry'Ibyiringiro mukabasha gukurikiraho ibyo biganiro byubaka itorero. Ngira ngo n'ubwa mbere, niyo mpamvu nababwiye ngo tugitangira ntegereje imihini, ntegereje isuka nshya, ntegereje ibikorwa bya Elton ikora, kuko aho yagiye afite ibigwi by'ibyo yakoze, kandi umunsi wa none ibyo yakoze turabona ko biri kugenda bishyirwa mu ngiro. Ntago twabonaga amaterano kuri YouTube, inama nk'izi ngizi zitambuka kuri YouTube, nubwo amatora kenshi aba mu muhezo, usibye muri GC twabonaga ari kubera ku mugaragaro, ariko nukuvuga ngo ni bimwe na bimwe hari ibikorwa bibera mu muhezo. Rero twiteguye ubufatanye bwiza, twiteguye nka Kwiringira TV. Ibi ni ibintu twishimiye ku rwego rwo hejuru mudashobora kumva, kubona ibikorwa nk'ibi ngibi biba. Twiteguye kubona ibitangazamakuru byinshi byubakiye ku itorero nabyo bivuka. Ibi nabyo nibyo dusengera, nibyo dusaba Imana. Uyu munsi turaba content creator, ariko hari igihe tuzasaba Imana ku bufatanye n'imbaraga n'Imana byose biduhaye, natwe tukaba igitangazamakuru gikomeye gikorera mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 biro official. Nimvuga ngo gikorera mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, gishobora kwatendinga ibikorwa bitandukanye byinshi by'itorero, kujya mu manama, kujya mu bikorwa bigiye bita, ku buryo nta n'igikorwa na kimwe mwebwe bakunzi bacu kizajya kibacika. Haba ibyabereye muri diviziyo, haba ibyabereye muri niyo, haba ibyabereye muri GC, ariko ibyo byose tukaba tuhibereye. Reka nge namwe dusenge kandi mujye mudusabira, mujye musaba itorero, abayobozi n'abandi, kugira ngo dukomeze dukoreshe ubushake bwose. So rero reka twitegure ibiza kuva muri bino biganiro by'umwariko. Ndaba mbikurikiye, nawe uraba bikurikiye, ndetse turaza kubibagezaho mu rwego rwo gufasha no kubafasha kugira ngo namwe reka tuvugane, turebe imikoranire, maze tuvugane ibiganiro, niba nta gihindutse tuze kubibagezaho. Reka nge namwe Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Njyewe wari kumwe nawe nitwa Mweneso Theophile Byusenge. Nizere ko niba amakuru akunejeje, andika muri comment ko ibyo tukugejejeho bikunejeje kandi ari amakuru meza kuri wowe, maze usangire na bagenzi bawe aya makuru, uyasangiza abandi, maze bamenye icyo abayobozi bacu umunsi wa none, abapastoro, by'umwariko pastor wacu Byiringiro Hesroni, ndetse na pastor wawe n'umuyobozi wawe, bose bari ku cyiciro cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 hano mu Rwanda kuri iniyo, aho bari kuganirira hamwe uburyo imikorere y'itorero yagakwiye kuba imeze. Ciao, ndabakunda cyane, Imana ikomeze kuba kuri wowe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.